Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza isengesho. Uyu munsi ni umunsi w'isengesho. Twatangiye rero turi muri Zaburi, ubu niho tugisengera. Tugeze kuri Zaburi ya 24, mu dukubo ni 23. Uhoraho atahana Isha mu ngoro ye. Isi ni y'Uhoraho hamwe n'ibiyirimo byose niye, hamwe n'ibiyituyemo byose. Niwe wayitendetse hejuru y'inyanja, anayitereka hejuru y'inzuzi ubutayegayega. Ninde uzazamuka ku musozi w'Uhoraho, maze agahagarara ahantu he hatagatifu? N'ufite ibiganza bidacumura n'umutima usukuye, ntararikire na busa ibintu by'amahomvu, kandi ntarahirire ibinyoma. Uwo azabona umugisha w'Uhoraho n'ubutungane bukomoka ku Mana, umukiza we. Bene abo nibo bagize ubwoko bw'abamushaka, bagashakashaka uruhanga rwawe, Mana ya Yakobo. Marembo nimwaguke, namwe miryango ya kera na kare nimukinguke, maze hinjire umwami wuje ikuzo. Uwo mwami wuje ikuzo yaba ari nde? N'Uhoraho umunyabubasha, umudatsimburwa, n'Uhoraho umudatsimburwa ku rugamba. Marembo nimwaguke, namwe miryango ya kera na kare nimukinguke, maze hinjire umwami wuje ikuzo. Uwo mwami wuje ikuzo yaba ari nde? Uhoraho umutegeka w'ingabo niwe mwami wuje ikuzo. Amena. Niwe mwami wuje ikuzo, Uhoraho umutegeka w'ingabo. Niwe Imana yanjye, reka mukuze. Niwe Imana ya Data, reka musingize. Aleluya. Niwe Imana yanjye, niwe Imana ya Data, niwe Imana y'abasokuruza bacu. Nukuri tujye tumusingiza. Uhoraho niwe mugaba w'ingabo. Uhoraho ni umutegetsi w'abategetsi, kandi Uhoraho aho ari mu ijuru aradukunda. Nubwo rero ari igihangange kandi akaba akomeye, ariko aca bugufi akumva gusenga kwacu. Iyi si n'ibiriho byose ni iby'Uhoraho Imana yacu. Haleluya. Byose n'abayiriho n'ubwenge buyiriwe ni ibya Data. Twari dukwiriye guhora twishimye ko dufite Data udukunda, utwitayeho kandi waduhaye byose. Ninde se wazamuka ku musozi w'Uhoraho, maze agahagarara ahantu he hatagatifu? Abashaka guhagarara ahantu hatagatifu no gutura hatagatifu twabonye abari bo. Mu minsi ishize twarabaganiriyeho, ariko n'uyu munsi Zaburi irabasubiramo, bari kugaruka kenshi, kuko ari twebwe duhamagarirwa kujya gutura hatagatifu. N'ufite ibiganza bidacumura n'umutima usukuye, ntararikire na busa ibintu by'amahomvu, kandi ntarahire ibinyoma. Umuntu ufite ibiganza bidacumura, nukuvuga ibiganza ntabwo ari intoki gusa, nubwo wenda ibiganza ari ibingibi nyine ibiganza turabizi, ariko iyo bavuga ngo umuntu arambuye ibiganza, nukuvuga ngo uno mutima ubufunguye. Iyo nkubwiye ni ngwino nkuramburiye ibiganza, ngwino nguhobere. Mu by'ukuri nubwo wenda ndambuye ibiganza, ntabwo ari ibiganza bigobera, ni umutima uri kuvuga. Iyo rero umuntu afite ibiganza bidacumura, haleluya, aleluya, ni ukuvuga ngo ni umuntu w'intungane, n'umutima ukeye, n'umutima utagira n'akantu k'akantu, mbese bigaragazwa na bya biganza. Umutima uba wagaragaye mu biganza. Urukundo Yezu adukunda, kenshi yateze ibiganza uhita uvuga uti ampaye ikiganza. Haleluya. Kuko agukunda, bikagaragara ko rwa rukundo rwaciye muri bya biganza kugira ngo rukugereho. Uwo muntu rero ufite ibiganza bidacumura, ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite umutima ukeye.
ni umuntu ufite mbese uramburira ukuboko kugira neza, uramburira ukuboko gutanga umugisha. Haleluya. Iyo bavuga ngo umuntu ahina akaboko, baba bashaka kuvuga ko uwo muntu ari igisambo mu by'ukuri, ariko burya akaboko kagaragaza n'umutima. Ntabwo igisambo ari akaboko, igisambo ni umutima. Haleluya. Bagenzi tugana mu ijuru, ese turamburiye amaboko yacu kugira neza? Ese amaboko yanjye, mvuga ngo amaboko yanjye nayarambuye ngo nyerekeza mu ijuru, mwagize ngo ni ibiganza biba byerekeyeyo? Ahubwo umutima wanjye niho uba werekeye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo direction cyangwa se aho umutima wanjye ugiye herekanwa n'iki? N'akaboko kanjye. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rikubwira ngo icyo ukuboko kw'iburyo gutanze ukw'ibumoso niko ukakimenya. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuboko kwatanze mu mutima. Icyo umutima wawe watanze ntukajye kukivuga. Bavuga rero ukuboko bashaka kuvuga umuntu mu by'ukuri umutima. Haleluya. Ni umuntu rero ufite ibiganza bidacumura. Iyo bavuga rero ngo umuntu ngo ni rukaraba nk'abantu, umuntu wica, aba ari umuntu ufite ibiganza biriho amaraso. Iyo bavuga rero ngo umuntu ngo afite ibiganza biriho amaraso, ntabwo biba bivuga ko kumureba ukayabona, ahubwo baba bavuga ko muri we harimo ubwicanyi. Ubwo bwicanyi rero ntabwo buba buri ku myambaro yambaye, nta nubwo biba biri kuri bya biganza bye, ahubwo biba biri mu mutima we. Ibiganza hano rero ntitubirebe nk'ibiganza ibi ngibi by'intoki, ahubwo tubirebe nk'umutima. Ibiganza by'umutima ari nabyo Bibiliya yashatse kuvuga. N'umutima usukuye. Umutima usukuye turi kuwumva, ni ukuvuga ngo ibiganza bidacumura, mbese umutima utagira ikibi kandi usukuye. Ni ukuvuga ngo uwo mutima uyu munsi ushobora kugira gutya. Icyo bishatse kuvuga, uyu munsi ushobora kuvuga ngo mfashe icyemezo cyo kutazongera gucumura ukundi, ariko ntagiye mu ntebe ya penitensiya ngo nkuremo bya bindi byari birimo, nuvuga ngo bya bindi ngiye kubyubakiraho. Ntabwo rero byakunda. Ikibi n'igiturana n'icyiza. Icya mbere ni iki? Mbanze nsukura umutima wanjye. Haleluya. Sukura umutima wawe. Nurangiza gusukura umutima wawe, uzane bya biganza bitanduye bikomeze bikoreremo. Haleluya. Noneho rero gusukura ni ngombwa. Burya ntukavuge muvandimwe ngo izi odiyo ngo rwose ngo zatumye ngo nisubiraho ngo none ngo natangiye gukora ibikorwa byiza, utaricuza na bya bindi wakoze kera. Burya ndi kugubwira nti subira inyuma gatoya, wongere ujye kubanza gukubura. Haleluya. Burya ni nko kuvuga ngo iyi mbuga ntabwo nzongera kuyanduza, ariko imyanda yari iriho yo ndayirekaho. Ubwo se bwo harasa nabi, banza uhakubure hase neza, hanyuma uvuga uti nzajya mparinda n'imyanda. Haleluya. Mukubure rero bagenzi tugana mu ijuru. Uyu munsi Nyagasani adusaba gukubura. Kandi hari abantu tufite ingeso mbi yo kumva ngo aha ngo narigoroye ngo byararangiye. Oya, reba n'ibindi. Nyagasani ari kutubwira kwirundarunda. Mu kwirundarunda rureba na twatundi twakwanduje, na bya bindi utajyaga wibuka, na bya bindi utahaga agaciro, maze nabyo bikureho muvandimwe ugana mu ijuru. Ibyo nabyo birakwanduje. Erega Nyagasani arakureba agasanga imbuga yawe iranduye, akavuga ati uyu mwana koko biragaragara ko ari kwitwararika kutazongera kuyanduza, ariko nabanza kubure ibi ngibi, kubura iryo sayo rihari, maze ubone naho gukandagira. Nemeye ko wiyemeje kugiye gukaraba, ariko se aho ukandagira usohoka mu rugo rwawe ko hasa nabi, ubundi burakaraba nugaruka mu nzu se bwo nturi buse nabi? Banza ukubure. Haleluya. Tukubure. Gukubura ikibi, kuvanaho bya bindi bya kera. Ubu uyu munsi turi gusaba ngo Mana ngo nyiriza umwana, ngo ariko rwose ngo Mana ngo na bya bindi bikore, ngo Mana, kandi nyamara ntabwo twakubuye. Hari abantu rero bakambwira ngo Mama Louise ngo dusabire. Nkavuga ariko rero ngiye kubasabira n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru, ntabwo nta nubwo ari na ngombwa kubinsaba. Mana ndabikora. Ubu ngira amasengesho ntajya mbwira abagenzi bagana mu ijuru, ngombwa kubibabwira, ariko ngiyewe ndayafite. Nkora iteka mbwira Yezu nti abo wampaye. Nawe rega yasenze asabira abo data yamuhaye, aramubwira ati data abo wampaye. Nanjye rero ndicara nkavuga numva rero Nyagasani Yezu, turi rero nawe ikizamini wampaye. Ariko ubu muzi ko Nyagasani yambuje kubaho ubuzima busanzwe kubera mwebwe bavandimwe. Ariko ubu muzi ko ubu ngubu nshobora no gutinya kurya ikijumba. Hari ukuntu twaryaga turya ibijumba tubihekenya. Ubu nshobora gutinya guhekenya ikijumba kubera uwo Nyagasani yangize we, kubera mwebwe.
Haleluya, sinzi niba muri kubyumva neza. Ubundi wenda reka tuvuge mama Louise cyangwa Marie Louise, nagiraga gutya nkavuga nti reka mfate umwumbati muhate niyicarire ku muhanda nihekenyere nta kibazo. Ariko iyi Imana yakugiriye ubuntu ikaba yagutoye wenda yakugize umuyobozi wako gace wajya guhekenyeramo imyumbati, ntabwo wongera kwicara ku muhanda. Niba uyikunda ujya kwihekenya wihishe, ndetse uko ugenda unihisha n'umwanya wo kwihekenya ukagera ukabura. Kubera iki? Kubera ko akazi kaba kabaye kenshi kubera inshingano wahawe. Ndi kubabwira abagenzi bagana mu ijuru, uwo mwangize we ari ibintu navuyeho kubera mwebwe, atari ukuvuga ngo ni bibi. Oya, hari wenda nibyo nakundaga nagiye nigomwa kubera mwebwe. Haleluya, nicyo ndi gushaka kuvuga. Bivuga ngo rero ndabasengera, mubizi mutabizi ndabasengera. Haleluya, ndasenga buri gihe uko mugeze imbere ndamubwira numva hari abangiza uwo ndi w'uyu munsi. Hari abagenzi bagana mu ijuru bamaze kurenga ibihumbi bingahe 2. Nubusubuko uko aba bantu bavandimwe murambasabira, kandi namwe muransabira ndabizi. Nukuri ndabizi pe, ndabizi kandi ndabashimira. Hega uru rugendo turimo dufatanye akaboko tugenda. Ariko nongere mbasabe ntimuzambere nk'Abayisiraheli batumye Musa atagera mu gihugu cy'isezerano kubera kumugora. Dusabirane. Noneho rero mukambwira mama Louise udusengere, nukuri naho ntavuga izina ryawe ariko Yezu ararizi. Hari n'umuntu nyandikiye ati mama Louise atusengere, ati narwaje umwana. Mu gihe ntarasoma message nkazabona aranditse ngo mama Louise ngo mfashe gushima Yezu ngo wa mwana yarakize ko nakamutabarizaga burya Yezu yamukozeho. Urumva message sinayisomye ngo bititirirwa ko ari ngewe wasenza agakira, ahubwo Yezu yarabikoze kuko mbimenya ntabimenya Yezu arabizi. Haleluya. Ngewe ndashaka kubaka ubucuti bwawe hagati yawe na Yezu, apana hagati yawe nanjye na Yezu. Ya ntabwo ari ngewe Louise, ntabwo ibyo Yezu ampa bigomba guca kuri ibyo Yezu agwa bigomba guca kuri Louise. Oya, bishobora no guca kundi muntu cyangwa se akabikwihera bitagombye no guca handi hantu. Ngewe rero icyo Nyagasani yambwiye nukugushyikiriza iri jambo, ariko kandi no kukuvuga herega mugera imbere. None se ngewe Yezu Kristo yarambwiye ngo ninde mu bantu wakoresha umukozi atazi? Tavuganye ntabwo bishoboka. None se ubu ngubu watuma umuntu kukurepresenta, wenda tuvuge nk'izi nganda zikomeye, watuma representa utazi? Uko biri kose nk'ubu wenda tuvuge iyo uruganda dufate wenda uruganda urwari rwo rwose mu Rwanda, reka dufate Burarirwa niyo njya mbona kenshi. Iyo uri representa wa Burarirwa no kuvuga ngo Burarirwa iguha ibyapa byayo, bakaguha mbese ibintu byose kuryo niyo habaye ikibazo baravuga bati murebe representa wacu aho hantu. Ubwo se urumva ntago abantu bakoresha umuntu batazi, no mu ijuru ntago bashobora gukoresha umukozi batazi. Erega ubu niyo nabwiriza umuntu umwe, niyo navuga ntihagira uwumva, ariko Yezu iri jambo rica mu isi rijya mu ijuru. Haleluya, haleluya. None iri jambo ryageze mu ijuru, ndashima ijuru ko ritwumva cyane. Iri jambo rero ryamaze kugera mu ijuru, kandi iri juru ry'amahoro ririho. None iri jambo ribugere mu ijuru, muvandimwe ugana mu ijuru koko ritakuvuga ntabwo byakunda. Ngewe niba Nyagasani yaremeye ko nkora n'iyo representation ye muri wenda mureka mvuge muri audio, nukuvuga ngo aranzi uko byamera kose, arazi kandi naho nanyura mu mukoko ucuza umwijima. Haleluya, twarabivuze kwa kabiri. Nta cyankora umutima nta na kimwe. Haleluya, kuko nzi ko inkoni ye y'ubutware inteye ubugabo. Inkoni ye y'ubutware irandinze atandinze. Ngewe nagezeho ndamugana rega Yezu, aho ibihe bigeze uzandindira kwihesha ikuzo, kuko hari ibintu ngewe ntashobora nk'umuntu, ariko Yezu agomba gukora kubera ko avuga ati ijambo nabibye aha hantu ritazavaho rirandurwa cyangwa se rikavangirwa. Ugana mu ijuru we, ndagira ngo nkubwire ngo ndakuvuga muvandimwe, naho ntavuga amazina ariko ndakuvuga.
ndakuvuga kandi nubona bikoretse ujye uvuga uti hari Imana yamenye. Si ngombwa ko bica kuri jyewe ariko hari Imana iba yakumvise. Ejo bundi nayo hoze numva kuri radio bari kuvuga ukuntu ngo hari icyogajuru ngo bohereje ngo mu kujya gushaka ngo niba ari ngo cyageze hano ngo cyabona ngo akantu ngo kakabuye. Icyo cyogajuru ngo cyageze kuri iryo buye ngo kigenze ngo ibirometero ngo miliyoni 3. Niko babivuga muri ayo makuru, miliyoni 3. Ikigana hehe mu kirere. Ariko muri gutekereza ahantu icyo cyogajuru cyagiye iminsi n'iminsi, ko twebwe alaluye iki cyogajuru cyacu nubwo kigomba nibese twe dufite umunara wacu ukorana nabo direct, mbese turahamagara ngo aro bagahita bitaba. Haleluya, turi abagenzi bagana mu ijuru. Ubwo ijuru ntago bo bari icyogajuru ntago cyageze mu ijuru, nyene bakita icyogajuru kako kiba cyatumbagiye hejuru, ariko cyageze muri ibyo birometero bingana gutyo. Ushobora kuba utazi wenda ko hejuru yahanga hari ubutumburuke bungana gutyo, miliyoni 3. Miliyoni z'ibirometero. Ubwo urumva ibirometero ibyari byo ni byinshi cyane, kigenda kidahagarara. Ntabwo ari 3 gusa, ni 3 zirengaho n'ibindi byinshi ntibuka, ariko ureka tube dufashe kuri 3. Mwumva atari ndende atari nyinshi se. Kimaze iminsi ikigenda, imyaka hari cyangwa amezi sinibuka igihe bavuze kigiye. Ariko wowe ukicara mwicara mu bukene bwanjye hakurya y'amashyiga yanjye, ariko Mana ndagushima ikumvira mu ijuru. Haleluya, haleluya. Ndagushima mwami wanjye kutwumva rwose utadusabye kuvuza induru. Ndagushima ko umunara wawe wawushyize mu mitima yacu ngo ariho tugusingiriza, kandi nzahora ngushima. Haleluya. Nzahora mbigushimira. Haleluya, kuri uyu munara wateretse kuri twebwe ngo igihe dutangiye kuvuga ube wumviye mu ijuru. None rero mugenzi ugana mu ijuru, rero reka dukomeze. Uyu muntu uzajya ahatagatifu ngo agahagarara ahantu he hatagatifu Uhoraho, ntabwo agomba kurarikira na busa ibintu by'amahomvu. Iyo bavuga ngo ibintu by'amahomvu bavuga ibintu by'imbura mumaro, ibintu bidafite agaciro, ibintu bya feke, mbese ibintu bidafite namba, bitifite mu buzima. Ntukararikire rero ibyo bintu byapfuye nabi, ibintu bitagira gahunda, ntabwo ari byo ugomba kurarikira. Kandi uri umugenzi ugana mu ijuru, ntukararikira amahomvu umugenzi ugana mu ijuru. Ntukararikira ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo wowe umutima wawe nusingize Nyagasani, maze ujye uvuga uti roho yanjye singiza Nyagasani, kandi n'icyo ndicyo cyose haleluya gihorere kiririmba ikuzo ry'Imana. Mugenzi ugana mu ijuru rero, nicyo ngicyo ngusabira. Ndagusabira rero kuzatinyuka guhagarara ku musozi mutagatifu w'Imana, ngo kandi ntarahira ibinyoma. Kurahira ibinyoma rero ni kwa kundi turihanukira, wenda kurahira akenshi na kenshi bavuga ngo ndarahiye, navuga ndakamera gutya, ndakagira gutya, ubwo mba narahiye. Ko niko kurahira. Kurahira ibinyoma rero mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo ndakagira gutya ngo uruko ndagapfusha imfurange, si icyo. Ntabwo ari icyo ngicyo kurahira gusa, kuko ushobora ko waravuze uti sinzongera kurahira kuko ijambo ry'Imana ryanabitubujije ngo ntukarahize ngo n'umusatsi wo ku mutwe wawe ngo nawe urabaza. Mbese nta kintu na kimwe wemeye kurahiza. Ariko none reka tuvuge ko atari ko urahira, ariko ko biri kose urarahira. Urahira rero gute mugenzi ugana mu ijuru? Urahira igihe wemeza ikinyoma kandi ugakomeza ukagihagararaho, ukavuga uti ibi niko byagenze, kandi uzi neza ko ibyo uri kuvuga ari amafuti, ukabihagararaho, ugahagarara mu kintu cyitwa ikinyoma, ukwezi kugashira ukundi kukaza uhagaze mu kinyoma. Urahira igihe urimo kurenganya umuntu, uzi neza kuri kumurenganya, no mukozi wawe nturi kumuhemba, kandi warangiza ukavuga yuko ntacyo bigutwaye. Icyo gihe uba warahiye mu binyoma, kuko uwo muntu wari ukwiriye kumuha icye kimutunga ntiwakimuhaye, ariko kandi uhagaze neza rwose wemye nk'uwatunganyije byose. Urarahiye. Ntabwo uzatura ku musozi mutagatifu w'Imana niba urahira mu binyoma. Niba uvuga ngo ngewe ngo Mana we ngo nukuri ngo ntabwo natanga amaturo, ngo rega ngo nta buryo mfite, kandi uba ufite, urarahiye.
ntabwo uzatura ku musozi mutagatifu w'Imana, ntabwo uzanahahagarara ngo ninde uzazamuka ku musozi w'Uhoraho maze agahagarara ahantu he hatagatifu. Kugira ngo hahagarare rero ngibi biro bizahaguha nuko utazarahira ibinyoma. Kurahira ibinyoma ntabwo ari kwa kundi bavuga kera tukiri abana twavuga ngo ndagatwika kiliziya y'Imana, ubwo ngo twarahiye mbese twarangije rwose. Hagari ibyo ngibyo, ibyo ushobora kubirahira wenda Imana ikanakubabarira, ariko dore indahiro mbi niyo gutsimbarara ku kintu uzi neza ko atari cyo, cyangwa se ugatsimbarara ku kibi. Iyo ni indahiro mbi. Burya ikitugira indahiro, ikigira indahiro nuko icyo uvuze uba ugikuye ku mutima kandi ubundi utanarenza. Burya iyo umuntu yarahiye baravuga ngo narahiye. Iyo umuntu yarahiye burya aba yemeje nta n'ikindi kintu kiba gikwiriye gukurikira aho ngaho. Iyo warahiye rero uba warahiye. Icyo nicyo nashakaga kukubwira. None rero mugenzi ugana mu ijuru, wararahiye. Urahira kutazigera ugirira neza abandi, kutazigera wemera ko ibyo bavuga ari ukuri. Urabirahira, urangije uratuje cyane ngo ngewe ngo urumva ngo rwose ngo ndumugenzi ugana mu ijuru, kandi uri kurahira ibinyoma. Uri kurenganya abantu iruhande rwawe. Abantu bari gupfa ubireba ntugire icyo ubikoraho. Abantu baragambanirwa ntugire icyo ubirenzaho. Warangiza ngo ntabwo urahira ibinyoma. Warahiye ibinyoma. Ntutanga amaturo, ntufasha abakene, ntugira gute, kandi warangiza ngo ntabwo rwose ngo reka mbabwire bagenzi tugana mu ijuru. Iri juru duharanira ririho pe, ni ukuri kw'Imana ririho. Ariko kandi ijambo ry'Imana rebe tubwira rizinjirwamo n'abibyihare. Uzemera gusiga byose. Gusiga byose rero biratugoye, kuko turashaka gusigarana bimwe. Yohani Batista akaza akakubwira ati umva, ufite amakanzu 2 natange himwe asigarana indi, ujye wemera uyimese nijoro guke mu gitondo yambara. Yohani Batista we yarabyoroheje, ntabwo yigeze yambara ikanzu, yambaraga umwambaro w'uruhu rw'ingamiye. Ubwoya bw'ingamiya nubwo yiyambaraga kugira ngo hatazajya n'uvuga ngo Yohani Batista yarambaye. Kandi Yohani Batista yaje kuduteguza. Bagenzi tugana mu ijuru rero, n'ukuri nimureke dusenge. Turasenga. Uyu munsi ni umunsi w'isengesho. Iri sengesho turi gukora rero riri gukiza benshi, kubera ko bari gusohoka mu kinyoma. Nawe urasenga, ushobora kuba wavugaga rozari, ishapure y'ububabare, iki byose, ariko utajyaga utekereza ko abasenga mukuru aribo Imana Data yikundira. Ntabwo wajya kubitekereza. Birakwiriye rero kubimenya, ukamenya uko ukwiriye gusenga kugira ngo Imana Data ikwishimire. Bagenzi tugana mu ijuru rero, Zaburi y'uyu munsi iri kudushishikaza, kandi igihe dushishikariye gukora ugushaka kwa Data, tujye koko tubishyiramo imbaraga. Uwo muntu rero umeze gutyo azabona umugisha w'Uhoraho n'ubutungane bukomoka ku Mana Umukiza we. Bene abo niwe bagize ubwoko bw'abamushaka bagashakashaka uruhanga rwawe, Mana ya Yakobo. Abo ngabo rero bameze gutyo, abo nibo bazabona umugisha w'Uhoraho. Kubona umugisha w'Uhoraho twarabiganiriye. Umugisha twumvise icyo ari cyo. Umugisha ni impano y'Imana. Ngewe navuga ngo umugisha ni resepase cyangwa pasiporo y'ijuru. Aho ugeze hose uba uyifite, kandi banditseho amazina yawe. Pasiporo iyo bavuga ngo pasiporo yawe ibiri mu mwirondoro wawe, ni iyawe. Uba ufite umugisha w'Imana rero igihe uzaba wakoze icyo Imana igusaba. Haleluya. None rero iyi Zaburi itweretse yuko nitumara gukora ibyo byose tuzatsindira resepase cyangwa pasiporo yo mu ijuru, maze aho tuzajya hose tuzajya dusanga
amarembo afunguye, ntawe uzaduhagarika. Bazadusaba ibyangombwa dusange tubyujuje kubera ko Imana izaba yadusinyiye, kandi Uwiteka uwo Nyagasani Imana yasinyiye nta muntu n'umwe ushobora kumusubiza inyuma, ntibyakunda. None ko Nyagasani ari gusinya, akaba ari gusinya amapasiporo wagiye kwandikisha iyawe, uzayandikisha gute rero? Uzayandikisha niwanga amahomvu, ukavugisha ukuri kandi ukirinda inabi, uzaba wandikishije pasiporo yawe. None rero tujye kwandikisha pasiporo, urugendo rurahari kandi igihe cyo guhaguruka kirageze kugira ngo tugende. Ariko abadafite ibyangombwa n'ubundi bazaba bari kugenda baruhira ubusa, kuko bazagera aho bagomba gutambuka basange nta resepasi. Ngo rero hari indirimbo bajyaga baturirimbira kera, narababwiye ko nyiri umwana mutoya twigishijwe n'umwarimu wakundaga kutwigisha indirimbo z'abarokore, z'abaporoso, kuko yari umuporoso, ariko akazitwigisha zikadufasha gusenga. Akenshi ziba zirimo n'amagambo yo muri Bibiliya, bigatuma rero n'abantu bamenya amavanjiri cyane. Ariko hari indirimbo yatwigishije ngo wa mugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko agira ngo arinjira nk'uko abandi binjira, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Nuko umugabo rero ngo yageze, umugabo nta bwenge, wagiye nta rwandiko, mwagezeyo igihe cyo kwinjira banga kumwinjiza kuko nta rwandiko, kandi ariko yari yagiye. Ubwo rero ingoma y'ijuru izamera nk'abakobwa 10 bafashe amatara yabo bajya gusanganira umukwe. 5 muri bo barabanyamutima, nuko batwara n'amavuta yabo. Abandi 5 bari abapfu batwara amavuta, ariko ntibatwara amavuta yo kongeramo nk'iyi ndirimbo. Ngo rero iki ni igihe cyo gutekereza, ese uri mu ruhe ruhande, rw'abanyamutima cyangwa rw'abapfu? Niba uri umunyamutima, fata itara ryawe ushake n'amavuta, kuko twarabimenye ko azagorora buri wese akurikije iki? Ibikorwa bye. Dusenge. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka, igaruriro z'abantu bose, kandi uziyobora inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabariro ziri muri purgatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amena. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugira agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugira agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugira agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya, imitima yacu yigiriye nk'uwawe. Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya, imitima yacu yigiriye nk'uwawe. Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya, imitima yacu yigiriye nk'uwawe. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.